Theogene nkaba nkinira ikipe ya Dr Sina Gerard Athletics Club. Nkaba nari naritabiriye imikino ya Championnat d'Afrique yabereye muri Ghana Accra. Nkaba naregukanye umudari wa mbere wa zahabu mu birometero 5 aho nari manganye n'ingero zigiye zitandukanye. Mu by'ukuri nanjye ubwanjye byaranshimishije kuba narageze kuri iyo nsinzi yo kwegukana umudari wa mbere. Mu by'ukuri ni by'agaciro. Ibanga nta rindi, icya mbere murabizi habanza Imana, icya kabiri umukuru wacu w'igihugu Perezida Paul Kagame nawe bidufashamo kubera ko kuba yarateje imbere urubyiruko cyane cyane agaha agaciro abagore nabo bakiyumva ko siporo cyangwa ibindi bintu byose bagomba kwisangamo ni iby'agaciro gakomeye cyane. Icya kabiri Dr Sina Gerard kuba ndi mu biganza bye ariho nkorera imyitozo ari wumfasha mu buryo butandukanye, byaba ari mu byo kurya, mu byo kunywa, agashya n'ibindi nk'akabanga gakomeza amagufa, nabyo ni ibintu byamfashije kugira ngo ngere kuri uyu musaruro. Ntibagiwe umutoza wanjye Kanyabugaya Aniseti, muganga Eric Ndikumana, abo bose n'abantu bagenda bamfasha kugira ngo ngere kuri performance nziza. Ikindi abakinnyi bagenzi banjye nabo n'abantu bantera imbaraga batwitaho umunsi ku munsi. Umukinnyi ahari wese akumva ko intsinzi ya mugenzi we nawariye akagutera courage, nawe ukumva ko koko uhetse igihugu, uhetse abakinnyi bagenzi bawe kandi uhetse n'abatoza bawe. Ntibagiwe federation yacu ya RAF yaduhaye amahirwe kugira ngo tugende duhagararire u Rwanda, twigaragaze, twerekane icyo dushoboye. Ndashimira igihugu cyanjye cyane pe, by'umwihariko Perezida wa Repubulika nkuko nabivuze, Minister wa Sport, RAF. Abo ni abantu bagiye batugirira icyizere, baravuga bati mu by'ukuri abakobwa barashoboye, reka tubajyane, hari icyo bakora natwe u Rwanda twagaragaza ko dushoboye cyangwa tukereka ibindi bihugu ko duhari, kuko ubu ngubu murabizi neza ko Kenya, Ethiopia nibo bantu dufite bakomeye muri Afrika, ariko mu by'ukuri twaberetse ko natwe duhari kandi twaje tuje. Rero nta gusubira inyuma, bagenzi bacu nabo barahari, hari n'abana bakiri bato nabo bari kuzamuka. Abo bose noneho ni urugero duhaye ko byose bishoboka, kandi ndizera neza ko tuzabikora kubera igihugu cyacu cyiza cy'umutekano. Igikurikiyeho ni Commonwealth izabera mu Bwongereza, nayo tugiye kwitegura kandi tugiye kwitegura neza, tubifashijwemo n'ubuyobozi bw'igihugu, tubifashijwemo na RAF, tubifashijwemo n'abatoza bacu, kandi nabwo tugomba gukora cyane kugira ngo umusaruro twagezeho kuri urwego rwa Afurika n'ahandi tugaragaze ko nabyo twabishobora. Baduhaye agaciro nk'urubyiruko, igitsina gore baduhaye agaciro, nta mpamvu yo kwisubiza hasi, turashoboye. Aho umusaza wacu yatera ikirenge natwe twahagera, ibyo bakora natwe twabikora, nta mpamvu yo kwitinya, ahubwo batinyuke, bose barashoboye. Nitwa Nkurimana Theogene, Diregiteri wa siporo muri Entreprise Urwibutso.
by'umwihariko muri atletisme nkaba ndi secrétaire général, bivuze ngo ubuzima bwa atletisme tukurikirana umunsi ku munsi. Mu kigo cya entreprise Urwibutso dufite umuyobozi mwiza, nicyo cya mbere twaheraho. Iyo tuvuga Dr Sina Gerard ni umuyobozi ushyira imbaraga mu cyateza umunyarwanda wese imbere, ariko byagera ku rubyiruko kubera na rukunda mu kuzamura impano ashyiramo imbaraga, niyo mpamvu tubona ino midari. Ibanga rero nta rindi ni ukuba dufite ubuyobozi bubikunda kandi bubiha umwanya. Tugize abashoramari nka Dr Sina Gerard, ngira ngo Sina Gerard akora ubuhinzi n'ubworozi, ariko ntabwo ariho gusa agarukira. Yabyongerera agaciro tukumva agashya n'akabanga, ntabwo ari ibyo ashoramo gusa, ahubwo afata urubyiruko akarwegereza, akazana abatoza beza, akaruha abayobozi beza. Dukesha ubuyobozi bwiza buyobowe n'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Ibyo twabyisangamo rero tukemererwa gukora amasaha 24 kuri 24, abatlete bacu bakitoza amasaha yose ashoboka kugira ngo umudari nk'uyu uboneke ku rwego rwa Afurika. Nuko dufite umushoramari mwiza ukunda urubyiruko, Dr Sina Gerard. Iyi nsinzi iradushimishije cyane kuko Dr Sina Gerard ubundi binagiyemo aba yifuza kuba uwa mbere, ibintu yinjiyemo abyinjiranamo imbaraga. Rero kumva twageze ahantu nk'ahashimishije, umudari wa mbere muri Afurika, ari n'ubwa mbere uje mu gihugu cyacu, tubikesha Dr Sina Gerard uha imbaraga urubyiruko, biradushimishije kandi biduhaye imbaraga y'uko umudari twifuza wa Olympique tukazana umudari ku isi. Ibyo tuzabigeraho kuko atletisme dutangiye ejo bundi muri 2020, ni imyaka 6 iri kuzura. Kugera ku mudari nk'uyu bigaragaza yuko igihugu cyacu kiri mu buyobozi bwiza kandi dushyigikiwe. Nta kabuza rero n'umudari w'isi ubu niwo duhanze amaso kandi tuzabigeraho. Ikigiye gukurikiraho rero, tugiye kurushaho guha imbaraga Collège Fondation Sina Gerard. Collège Fondation Sina Gerard ni ishuri rya Dr Sina Gerard, ariko rirererwamo aba baterete bose muri kubona batangiye gusohoka bakigaragaza cyane. Rero iri shuri rya Collège Fondation Sina Gerard, umwana ari kwiga nyuma y'amasomo akajya gukora atletisme. Niyo mpamvu tugiye gushyiramo imbaraga, bakitoza cyane ariko bakiga kugira ngo niba dusohokera azaba azi kuvuga mu ndimi z'amahanga, azi uburyo yasobanura ibyiza by'u Rwanda, ibyiza bya entreprise, bigaragara ko yarerewe muri Collège Fondation Sina Gerard. Rero tugiye gushyira imbaraga cyane mu kubatoza. Dufite abatoza beza nka Bakanyabuga Niseti. Biradushimisha cyane nko kuba bahamagaye abakinnyi mu ikipe y'igihugu tukabonamo batandatu barenze 1/2 cy'abitabiriye umwiherero. Nuko dufite ubuyobozi bwiza n'abatoza babisobanukiye babyumva. Rero natwe nk'ubuyobozi bwa ekipe buri mu buyobozi bw'ikigo tugiye gushyiramo imbaraga mu guha abana ibyo bakeneye. Umwana iyo abonye ibikoresho agakora, akabona amazi kandi akanywa avuye mu myitozo, akabona gacya, imbaraga zikiyongera muri we, ntago bigarukira aho ngaho. Rero turababa hafi, nicyo tugiye gushyira imbere kugira ngo tuzagere ku byo twifuza. Byo nabwira abasportifu muri rusange, cyane cyane abo duhagarariye muri entreprise Urwibutso, nuko amatagira gitereka. Turashyigikiwe. Dr Sina Gerard yaje muri siporo n'imbaraga ze zose nk'umuntu ushaka kuba uwa mbere. Rero reka dukore nk'abikorera, reka dukore nk'abafite icyerekezo. Nibwira ko nko muri football
kubona mu makipe 24 yari yitabiriye icyiciro cya kabiri dusoza turi ku mwanya wa gatanu, ni ishema kuko za Espoir zarabishakaga, za Muhazi, za Nkombo, zaki ayo makipe yose yatuje inyuma. Rero twibwira yuko uyu mudari wo muri atletisme uratanga icyizere cy'uko n'andi ma discipline anyuranye twaba bambere mu Rwanda, twaba bambere tugasohokera igihugu cyacu muri Afrika ndetse n'isi yose, kuko turashyigikiwe na Dr. Sina Gerard. So nasoza rero mbabwira yuko twiteguye kwamamaza ibyiza by'iwacu kandi tugahagarara neza nk'uko intore zirusha intambwe. Umukuru w'igihugu nyakubahwa Paul Kagame yadufunguriye amarembo, abanyarwanda mufite amahirwe, iki gihugu cyacu cy'imisozi igihumbi tukibyaza umusaruro. Iyi Visit Rwanda abantu baze barebe ko uyu mwana watwaye umudari ku rwego rwa Afurika, ku rwego rw'isi, ni hehe yitoreza, ni ikihe gihugu avamo, ni ikihe kigo kimurera, ni abahe babyeyi bamubaye hafi, tukabona umusaruro ku gihugu cyacu, ku bana bacu, ku kigo cyacu cya Entreprise Urwibutso. Ubwo rero imbaraga tugiye kuzishyiramo no mu mikino inyuranye dukina. Kwa Sina Gerard dufite amagare, dufite football, dufite atletisme iri ku rwego rushimishije, kandi dufite danse traditionnelle. Tugaragaza umuco wacu kuri Nyirangarama, uhanyuza akabona yuko Dr. Sina Gerard afite intore zizi guhamiriza, afite intore zizi kugaragaza umuco. Rero nibwira yuko mu madisipline anyuranye dufite tuzakomeza kubaba hafi kandi dutanga umusaruro ku rwego rushimishije.